reka maze mu buryo batwajemo hari ku cyumweru ari kuwa gatatu kuri Noheli byari bimaze kuba saa 12:30 nibwo pasiteri yahamagaye arambwira ati usimbuke undebere urugo twasize umwana mu rugo usimbuke undebere urugo nko mu saa 8 hagati ya saa 8 na saa 9 nagiye gutabara umuturanyi hariya hepfo witwa Higaniro mvuyeyo bari mu masaa 2:30 ndaza ndaryama iminota mikeya mbyutse mu masaa 2:30 cyangwa saa 2:40 nibwo nagiye ku gipangu ngira ngo nigere buno byari bisanzwe ntibahari basanzwe bakinga nagiye gukingura umuryango nsanga harakinze mpita nisubira inyuma ndavuga ngo uriya mwana ashobora kuba ari mu rugo wenda arimo kureba televiziyo mu kanya gatoya mu masaa 1:30 saa 2 imvura yari yaraguye nyinshi ariko igwa iminota mikeya nigeze itinda cyane nko mu masaa 2 zishyira hafi saa 3 ndakeka twatuje urugo twari tutararya twicaye muri salo nibwo mama Stella n'abana ariwe mama Chris baje mu rugo mama Chris yagavuze ibintu cyane avuga ngo papa Christian umwana wanjye arapfuye twese tujya muri koma rwanda urugamba rukomeye urumva barabagana gusa papa Stella we yari mu rugo nkeka ko na Stella atari yigeze abona umwana we ko yapfuye kuko ashobora kuba papa Stella ari mu Chris yapfuye ariko ntiyigeze amureba kuko yahise aza yirukana baraza ubwo bamaze kugera mu rugo hahise hari umurongo bamarira menshi ari abanje ari na mama Chris bararira bavuga ko mfata mama Chris kuko yari yahungabanye cyane avuga ngo ashaka kwigira ku muhanda no ndamufata mu minota 20 nari mufashe ubwo yari yatunaniye kumufata sinzi ukuntu nagize amahirwe mbona abana bo kwa Matiyasi n'abaturanyi baraje b'abahungu babiri mpita babwira ngo mufashe mama Stella simbuke njye kureba papa Stella ndebe uko bimeze ubwo mu minota mikeya ugomba Stella yari bagati hanze n'abana bamufashe imvura irimo kugwa irimo kutujyanira papa Stella rero yahise aza arambwira ati shaka ka Chris kapfuye niko yahise ambwira twari tutarabyemera twebwe nubwo bari n'amateka twari tutarabyemera nahise njyana nawe twinjiye mu rugo tumaze kurugira mu rugo nsanga byarangiye koko arambwira ati ati ndebe ko byarangiye ndebe inama byarangiye nuko twamaze nk'amasaha 2 twacangana twari twabuze ikintu dukora ku buryo nta n'umuntu n'umwe tugeze tubimenyesha w'umuyobozi usibye ko nta baganga tubanye bitwa Kayiranga n'amabaganga ndamubwira ngo ngwino udufashe ubwo mu masaha 2 yose twari twabuze ikintu dukora twananiwe guhamagara nko mu masaha 5 n'iminota ndumva ariko nahamagara umuyobozi w'umudugudu witwa Sipiriyane ndamuhamagara ndamubwira ngo tukaretse tugize ikibazo ngwino dutabara ariko hagati aho harajya ku by'ubuyobozi umwana twasanze ari umugozi papa Stella yari yabuze agatwenda reka rero narengera umwana ariko ndababwiza ukuri yuko umwana burya wenda hari umuntu ashobora kuvuga ngo yiyahuye ariko ukavuga uti umuntu udare akenshi abantu bapfa biyahuye abo nagiye mbona ndi mukuru ntabwo ndi muto hari ibimenyetso berekana ukabona wenda kuko wenda uba wifunze ukabona umwanda hasi cyangwa murabizi mu makuru ikindi
hari n'uburyo umuntu ashobora kwiyahura arwana n'imigozi, arwana akuramo umugozi. Nta hantu na hamwe Kristo yari afite agasima, nta hantu na hamwe bigaragara ko yaba yararwanye byibuze avuga ati muremo akagozi, ariko yapfuye gutwara kuko yari yose ameze neza afite isuku n'ibirebire. Ubwo rero twese duhamagara abayobozi yageze mu ma saa sita tugihamagara, ubwo rero nabazaga Sipiriyani rero ndamubwira nti ese ndirirwa mpamagara umuyobozi w'akagari igihe tuhere kumubwira cyangwa nta bundi buryo ushobora kutumanaho mukababwira. Ubwo nibo bababwiye rero mu ma saa sita cyangwa saa saba nibwo rero yari tugezeho na polisi, baraza bakora ibyabo, nuko dutangira kubwira n'abandi bantu bose uko byagenze n'abaturage bakure turabibabwira. Muri make rero nta mvuga menshi, nagira ngo mbwire Kristo ari kumwe n'imiryango y'abari, kandi Imana izakomeza kumufasha, natwe izakomeza kudufasha. Ntarasoza ni umwana ntagira uburyo bagereranyamo, yari umwana mu minsi iri imbere yari kuzaba umwana uyobora urubyiruko rwacu neza. Ni umwana w'intangarugero kuko Imana imwakire mu bandi. Yewe Kristiya yari umwana asa naho ugaragijwe kubera ko we twarakoranye mu seminari, none buka amuzana bwa mbere nari mu barimu bashyizwe ku rutonde rw'abagomba kuverifiya abana baje n'ibikoresho bazanye. Hanyuma aje arambwira ati rero twakoranye ndasaba umwana wanjye ugomba kujya umukurikirana mu myigire, ikibazo cyose twagitumije. Ariko mu bintu njyewe byantangaje kuri Kristiya, hari ofeti mu seminari bitewe n'imiterere yayo cyangwa se na disipurine umwana wiga basabwa. Hari ukuntu abana bo mu mbere bagora mu kwita batangira kwiyadabuta, yenda waba uri kwigisha se ukabona abana basinziye kuko baba bakiri batoya, cyangwa se mu masaha ya mu gitondo ugasanga umwana arimo arirukanka kuko adashaka kujya kuri toilette kubera igikoma yanyoye. Ariko ndababwiza ukuri, sinigeze mbona Kristiya asinzira mu ishuri mwarimu arimo nigisha, sinigeze mbona Kristiya arimo ahaguruka mu ishuri mwarimu arimo ateza akavuyo. Ntabwo nigeze mbona, bitandukanye n'abana bari mu kigero nk'iki. Ubundi yose yisize ukwezi kuza agombaga kuza gutangira umwaka wa kabiri kuko yari yarabikoreye. Ariko buriya nyine Imana yo yifuze ko amashuri ye arangirira aha ngaha. Birumvikana turababaye tuzi umuseminari wacu, ariko Nyagasani amwiyereka ko cyambaho. Badutuye igitabo cyiza, ndashimira abaririmbyi badufashije guherekeza umwana wacu, ndashimira buri muntu waje hano mu kiliziya kudutegura mu gitondo. Ku munsi mukuru ntabwo umuntu yabona ikintu avuga, uretse gushimira. Gusa nongeraho ku byo abamuhanirije bavuze, nongeraho ko Kristiya yari inshuti ya buri muntu wo mu muryango wacu. Babivuze ku bundi buryo, ariko kugira ngo tumenyeshe ko buri muntu wo mu muryango wacu bahawe Kristiya yari yaramugize inshuti. Murakoze rero, mudufashije gukora ibintu tutakwishoboye ubwacu. Tubijeje ko imanza zose
uzagira uzashobora kutwiyambaza mu byiza no mu birwanya n'ibyatuma buri munsi bityo rero kuzuye arabona asomye yavuga ngo nta soni rugira bavuga rero urupfu koko iyo ubyitegereje nta soni rugira rutwara utaravuka ugatwara umukecuru ugatwara urubyiruko ingimbi basaza ndetse kubera ko nta soni rugira ntabwo rwatinye n'umwana w'Imana Yesu Kristo rero ihirwe Aime Christian nyagasani yamuhamagaye kugira ngo tutaza gutinda urupfu tuvuga tukagira ngo ni agatangaza kandi Yesu Kristo yararudutsindiye nyagasani rero yamuhamagaye mu bushake bwe kandi igikorwa gikomeye kandi cya gipfura twakoze uyu munsi ni ukwerekeza Christian nk'uwemera kandi wemera ko uwo yahawe wamukomeresheje amavuta akayamusiga yizera neza ko amukiza ingoyi zose y'uko gupfa nicyo rero tugiye no gukurikizaho dusabira Christian nyagasani yahamagaye natwe rero nk'ubuyobozi bwa seminari tukaba twabuze umwe mu bacu niyo mpamvu iyo nyagasani yahamagaye umwe mu bacu iteka duhora twinginga nyagasani kugira ngo uwo wacu nyagasani amuhugeze mu mahoro ye Christian rero natwe tuzahora tumwibuka mu gihe gitoya twamuha Yesu abana kuko washatse ko uyu Aime Christian ari watumye dukoranira hano uyu munsi twari hirya no hino kubera imirimo yacu no mu bindi dusanzwemo none byose twabisize ari kugira ngo muri wowe dufatanye akabaho n'abandi turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwo ku musaraba yakoraniyeho n'impagarara zose kandi ko kubera ko ubuzima bwe burushaho imbaraga yemeza ko tuzazuka tukabaho icyo gituma hamwe n'abatagatifu bakaba bafite ubuzima muri wowe aho twareberaga ubuhanga bakaba baramenye ubuhanga rwawe hamwe n'urugo rw'abatagatifu bose turagusaba duhujwe n'umuvandimwe tuvuga tuti abe mu ijuru Christian abamarayika bakujyana mu ijuru urugero yabaho Imana wakwakire bakugeze mu mugwa wa Yerusalemu mutagatifu ubwo abamarayika bakwakire
maze ubundi iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze abashyikiye. Amen.